reka nongere ngusuhuze wowe ubana natwe umunsi ku munsi, ngwifurize umugisha w'Imana, ngwifurize amahirwe aturuka ku mwami Imana. Imana rero iguhe umugisha. Narakubwiye ngo ahangaha tuzatuguha amakuru yose abonetse ako kanya twite tuyaguha uyu munsi. Reka nkubwire ko mu Rwanda umuturage wese yemerewe gutunga imbunda. Umuntu wese yemerewe gutunga imbunda niba ubishaka. Ibi ngibi nigeze mbibona mu bihugu bimwe bya South Africa. Ahangaha niho usanga amaduka acuruza imbunda. Aha naho rero umuntu wese yemerewe gutunga imbunda. Nubisabira uruhushya ukabisabira uburenganzira, ahangaha imbunda uzayitunga n'uburenganzira bwawe. Ahangaha ni itegeko ryamaze guca iteka rya minisitiri. Nyemerera uze gukurikirana ikiganiro uraza gusoza neza. Amaduka acuruza imbunda agiye gutangira gukora hano mu Rwanda, ariko bisaba iki? Ese uzabikora mu buhe buryo? Nibyo ushaka kubwira. Niba ushaka gutunga imbunda, ahangaha unyemerere uraza gukurikira ikiganiro, uraza kumenya neza uburyo uzayitunga. Ahangaha niyo nkubwira ngo tuzatuguha inkuru utarahita ubona ahandi. Ahangaha rero niba ari ubwa mbere, nyemerera ukore subscribe, ukore like, ukore share. Imana iguhe umugisha. Komantere yawe nayo ni ngombwa rwose. Ibisabwa ngo umuntu atunge imbunda yo kwitabara mu Rwanda, ahangaha banza wumve ibisabwa. Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu yasohoye iteka rya minisitiri rigaragaza amabwiriza mashya agenga imikoreshereze, imitunganyirize cyangwa n'icuruzwa ry'imbunda, itangwa ry'icuruzwa ry'imbunda. Ahangaha ubanze wumve neza. Ubanze wumve. Intwaro zitagenewe kwica, ahangaha yitwa no lethal guns. N'imbunda zishobora gukoreshwa nko mu gihe cyo guhosha imyigaragambyo cyangwa mu gihe cyo kwitabara hagamijwe guca intege aho kwica, nubwo zikoreshejwe nabi zishobora kwica. Iyi mbunda wumve ko ntabwo yagenewe kwica, ariko nanone uyirashishije nabi wahita urangiza umuntu ako kanya. N'imbunda kandi zidatera umuntu ubumuga buhoraho cyangwa ngo zimwice, ahubwo zimubuza gukora ikintu runaka by'igihe gito. Urumva? ikurashe igusigiramo nyine akantu. Zishobora gukoreshwa kandi mu bikorwa birimo kurwanya inyamaswa muri siporo, imurikabikorwa no mu bikorwa bike by'umutekano. Kugira ngo umuntu yemererwe gutunga imbunda no kwitabara cyangwa kuyikoresha abisabira uruhushya. Ahangaha rero banza unyumve. Niba ushaka gutunga imbunda bikorwa biti? Niba ushaka gutunga imbunda, niba ushaka kujya witabara, nyemerera. Niba ushaka gutunga iyi mbunda, nyemerera wumve icyo bigusaba. Kugira ngo umuntu cyangwa ikigo cyemerwe gutumiza, kubika, gukoresha, guhererekanya cyangwa gucuruza izo mbunda n'ibikoresho bijyanye nazo nk'amasasu, ibishishwa by'amasasu n'ifu ikoreshwa mu masasu, bisaba kunyura mu nzira yemewe n'amategeko no gusaba uruhushya rwihariye. Amabwiriza mashya yashyizweho inzego ebyiri za leta zifite ububasha bwo kugenzura no gutanga uruhushya, arizo minisitiri w'umutekano imbere mu gihugu utanga uruhushya rwo gutumiza, gusohora cyangwa kuzicuruza, n'umuyobozi mukuru wa polisi y'igihugu utanga uruhushya rwo gutunga, gukoresha no kuzihererekanya. Ahangaha wabaze kumva neza uko aho wanyura kugira ngo ubone iyi mbunda uyitunge uzajye unayikoresha. Usaba yandikira urwego rubishinzwe ibaruwa asobanura neza uruhushya yifuza urwo ari rwo, igaherekezwa n'ibyangombwa birimo indangamuntu cyangwa pasiporo ku bantu bafite nibura imyaka 21, icyemezo cy'uko umuntu afite ubuzima bwo mu mutwe buzira umuze cyatanzwe na muganga wemewe, n'icyemezo cy'uko uyu muntu atakatiwe n'inkiko. Ahangaha ugomba kubanza kuba uri shuwa ko uri muzima neza. Kabiri, ukaba utarakatiwe, kuko ntago bayiha umuntu wese ufite ikibazo cyo mu mutwe. Wapi wakwica abantu. Cya kabiri, ntago bayiha umuntu wese wakatiwe, wakwica abantu ukigendera. Ibigo by'ubucuruzi bigomba kugaragaza icyemezo cy'ubucuruzi, ububiko butekanye n'abakozi bafite ubumenyi mu gukoresha imbunda, kugaragaza ubwoko n'ingano
y'imbunda umuntu asabira uburenganzira, kugaragaza umwirondoro werekana ko uzi gukoresha imbunda n'ibindi. Ahangaha ubanza ubyumve neza, birasaba ko nyine abantu bajya kuziga, ni ukujya kwiga kurasa, hanyuma ahangaha ukagaragaza uburyo imbunda ushaka, niba ari nini, niba ari masotera. Ibyo ngibyo rero ni wowe uzagaragaza ubwoko bw'imbunda wowe ubwawe ukeneye. Ahangaha wamaze kumva ko mu Rwanda rwose gutunga imbunda ntutayishaka ni akazi kawe. Icya mbere ni uko byamaze kujya ahagaragara. Hari kandi gutanga icyemezo cyatanzwe na polisi kuzinjiza mu gihugu cyangwa uburenganzira bwo kuzikoresha no kuzicuruza butangwa umunyamahanga wifuza kuyinjiza mu gihugu. Umunyamahanga nawe aremewe. Icyemezo kigaragaza ko yishyura neza imisoro. Urwo ruhushya rugatangwa nibura mu minsi 30 ubusabe bwakiriwe. Ahangaha iyi mbunda kuyitunga uzajya uyisorera. Uruhushya rutangwa ruba rusobanura neza ubwoko bw'imbunda n'umubare wazo, nimero iranga imbunda ufite, itariki n'umunsi rutangiweho, igihugu yaturutsemo cyangwa izerekezamo, aho izabikwa, uzayikoresha n'amakuru ajyanye n'ikorwa ryayo. Abahawe uruhushya nabo bafite inshingano ko buri kwezi bagomba gutanga raporo ku mikoreshereze y'imbunda cyangwa ibikoresho byazo. Mu gihe habayeho gukoresha iyo mbunda, bigomba guhita bimenyekanishwa kuri sitasiyo ya polisi iri hafi. Biteganijwe kandi ko polisi y'u Rwanda na minisiteri bazajya bakora ubugenzuzi 2 mu mwaka ku mbunda n'aho zibitswe, kandi bashobora no gukora andi magenzura igihe icyo ari cyo cyose. Banza wumve ahangaha nubwo uyitunze ariko nyine hari ibisabwa cyane, ibihano biteganijwe. Ahangaha nubwo imbunda ari iyawe ariko umenye neza ko hari n'ibindi bihano biguteganyirije mu gihe uyikoresheje nabi. Banza wumve niba ushaka gutunga imbunda. Iteka rya minisitiri riteganya ko kutubahiriza amabwiriza bishobora gutuma uruhushya rwatanzwe ruhagarikwa cyangwa uwaruhawe akarwamburwa burundu. Amwe mu makosa ashobora kuganisha kuri icyo cyemezo ni ugutanga amakuru utavugisha ukuri, kwikoreshwa ry'imbunda, kutubahiriza amabwiriza abigenga, cyangwa mu gihe habonetse ikindi kibazo kijyanye n'umutekano mu gihugu. Uruhushya rushobora guhagarikwa by'agateganyo mu gihe cy'amezi 6 cyangwa rugakurwaho burundu, kandi mu gihe bibaye imbunda zamburwa nyirazo na polisi. Ku rundi ruhande kandi biteganijwe ko mu gihe bigaragaye ko ibyo bikoresho cyangwa imbunda bitagikora cyangwa bitagikenewe, nyirabyo niwe wishyura ikiguzi cyo kubyangiza, ariko urwego rubishinzwe nirwo rugena aho bikorerwa. Uretse ibyo ariko hari n'ibihano by'inshinjabyaha bishobora kuviramo uwarenze ku mabwiriza igifungo kuva ku mezi 3 kugera ku myaka 25 n'ihazabu iri hagati y'ibihumbi 300 na miliyoni 10 bitewe n'icyaha y'amafaranga y'u Rwanda. Rikomeza ryerekana ko abantu cyangwa ibigo byari bisanzwe bifite imbunda zo kwitabara mbere y'uko ayo mabwiriza ashyirwaho bahawe amezi 6 yo kuzuza ibisabwa n'amategeko mashya. Ni amabwiriza yatangiye gukurikizwa guhera igihe yasinyiweho na Minisitiri Dr Vincent Biruta kuwa 23 Mata umwaka w'ibihumbi 2025. Ahangaha reka nkubwire ko niba ushaka gutunga imbunda kurikiza amabwiriza. Niba ushaka gutunga imbunda ahangaha kurikiza amabwiriza rwose, imbunda uri biyitunge uri bwumve uguwe neza. Ariko kandi nutabikora neza ibihano wabyumvise: imyaka 25, amezi 3, miliyoni 10 ugafungwa, kugira ngo ukomeze ukore neza amabwiriza. Ahangaha rero mu Rwanda rwose gutunga imbunda biremewe. Ibi ngibi nigeze mbibona za South Africa, nabibonye muri bihugu, niho usanga hari amaduka rwose acuruza imbunda, ugasanga baracuruza izo ushaka. Ahangaha rero mu Rwanda natwe
tayari rwose. Ba bandi bashaka gutunga imbunda rero, kuyitunga byamaze kwemezwa, uzajya uyibika iwawe mu nzu, uyibika iwawe, hanyuma witabare mu gihe bibaye ngombwa. Ariko nuyikoresha nabi, tayari amategeko aguhane. Nuyikoresha mu gukanga abantu, tayari amategeko aguhane. Imbunda nuyikoresha nabi, amategeko aguhane. Ahangaha wamaze kumenya neza no gusobanukirwa neza ko imbunda kuyitunga ni uburenganzira bwawe, ariko uraza kuyitunga gute? Amabwiriza n'amategeko birakurikizwa. Imana rero ibaho umugisha. Nkuko nakubwiye, tuzatuguha amakuru hano yihuse cyane kugira ngo urusheho kumenya ibihe n'iminsi no gusobanukirwa. Mu Rwanda gutunga imbunda biremewe. Nibyo ngibyo ugomba kubanza kumenya. Imana rero iguha umugisha. Kora subscribe, kora share, kora like kuri kiganiro, kandi mareka w'Imana akwiteho. Ndagukunda cyane.